Nyagasani Yezu n'abandi namwe bakunzi ba Muhabura TV tuje mu makuru rero ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya tuvugana haje amakuru mashya, niyo mpamvu turi kumwe n'umunyamakuru wacu uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ngiye wasuje ndi Fabrice Mporana nayo ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Richard. Bwana Richard uratwumva neza? Ndabumva neza ijana ku ijana Bwana Fabrice, mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego. Aho ngaho umwuka umeze gute? Hari amakuru tumaze gufata ko hari abarwanyi ba FDLR bamaze gufatwa. Ese ayo makuru yaba ari ukuri? Niba ari ukuri se ni bangahe, byifashe bite? Mu by'ukuri urakoze kubumbajije kuri ayo makuru yari ingenzi cyane. Ayo makuru ubu tuvugana amakamyo aparitse kuri Stade de l'Unité, ni operation yakozwe y'umunsi umwe, aho ubu ngubu tuvugana barimo gupakurura, bari kugenda bapakurura aba FDLR mu makamyo, arana amakamyo manini ya gisirikare. Urabona ko harimo kuvamo abasore bafite ibigango ba FDLR. Ndagira nkumenyesha yuko uyu munsi hashobora kuba hafashwe aba FDLR barenga 100, aba FARDC barenga 200, Wazalendo barenga 200. Ubu ngubu kuri Stade de l'Unité abantu barahuzuye, wagira ngo ni umupira wahabereye. Ubu tuvugana barimo kugenda bamanuka mu makamyo buhoro, abakuru b'ingabo barahari, abakuru ba politike barahari, hari Colonel Wiringoma umuvugizi wa AFC mu bya gisirikare, hari abasirikare benshi bambaye bikwije. Mu by'ukuri Wiringoma arimo kugenda babwira ati ko basohoka mu modoka ati mwicare hasi. Urabizi Bwana Fabrice, mu gihe cyashize mu ejo umunsi washize nari nakubwiye yuko hatangije ibikorwa bikomeye mu mujyi wa Goma, yuko bagiye kuwusaka kandi ko imiryango yabo ya FDLR rwose igiye kugaragara. Ndagira nkubwire abari kuri Stade de l'Unité kugeza ubu ngubu, hari Colonel Jimmy ushinzwe abasirikare ndetse n'abapolisi. Ubu tuvugana Wiringoma arimo kugenda kwa kundi kwe yagenda akunda kuvuga, namwe muramuzi, arimo kugenda babwira ati mwe mwicara aha ngaha babacangura, Wazalendo mwicare hano nkuko muri buze kuza kubibona ku mashusho. Akagenda avuga ati FDLR mwicare hano, ariko mu kubareba mu maso harimo abantu bakuze, harimo abantu b'abasore, harimo imiryango ya FDLR, harimo abantu benshi cyane. Mu by'ukuri wabireba yajya muri cya gihe Igoma yafatwaga, ubu abasirikare bari barunze kuri Stade de l'Unité. Rero mu bigaragara babashyize ku murongo, benshi bagiye bicaye umwe mu maguru y'undi, undi mu maguru y'undi, bararinzwe bikomeye cyane. Harimo abicanyi, barimo kubitanywa n'abicanyi ba FDLR. Aba bose bari bamaze igihe kirekire bateza umutekano muke mu mujyi wa Goma. Yego. Bwana Richard, muri abo basirikare cyangwa se reka mbite abarwanyi ba FDLR bafashwe, haba harimo abarwanyi bakuru cyangwa se bamwe bahagarariye abandi? Ubu tuvugana Colonel Wiringoma arimo kuvuga ati ndi kumwe n'umuvugizi bya politike, ndi kumwe n'umuyobozi w'ingabo n'abapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano hano mu mujyi wa Goma, ndi kumwe na meya w'umujyi wa Goma. Ati niyo mpamvu uyu munsi twaje kubereka abantu twafashe. Uyu munsi abantu twafashe ni benshi. Aba bantu twafashe, ati arakomeza agira ati aba bantu twafashe nabo leta ya Kinshasa yakoreshaga abanyapolitike, ikabaha amafaranga, igaha Wazalendo, igaha FARDC, igaha abangaba bose ngo duteshe umutekano muke. Arimo gukomeza agenda ku murongo yerekana ati abangaba ni Wazalendo, yego, abicanyi, ati abangaba nibo leta igenda iha amafaranga bakomeye guteshe umutekano muke. Ati ariko nimurebe umunsi umwe gusa muri abantu twafashe. Ati aba ni Wazalendo, Abazalendo dore ngaba, aba nibo bari batwangirije umujyi. Arakomeza aratambuka buhoro yegera FDLR, aravuga ati abanga ni aba FDLR. Mu by'ukuri bareba uburyo bareba mu maso, harimo abasaza bakuze, harimo abasore rwose bamajeya, byagaragara ko baga muri wa mutwe wa Karapo wa FDLR Foka.
aratambuka none yigira hirya nkuko ndimo kubivuga, aragenda yegera nkuko muri buze kuyibona, yerekana imiryango, abagore, abana bari bagize iyo miryango ya FDLR. Arakomeza aratambuka, yarimo yerekana mu itangazamakuru, ndagira nkubwire hari abanyamakuru benshi cyane, benshi baturutse imihanda yose. Aragiye ubu ngubu tuvugana, ageze ku murongo w'aba FARDC. uramutse ubabonye barahekenya amenyo, bameze rwose, bari barabyimbye, barabona ko bari barabahaye amafaranga kwera nuko baryaga. Ubu tuvugana ufashe ijambo ni Colonel Jimmy, arimo kuvuga n'itangazamakuru, arimo kubabwira ati abangaba ndimo kubereka ahangaha mu by'ukuri abangaba nibo bari batujengereje, bavaga mu mashyamba bakisha mu mazu, atariko mu by'ukuri murebe igikorwa dukoze. Mu by'ukuri yakomewe amashyi, abantu bari aho ngaho bumiwe, ndetse mu minsi mikeya murabona kwira koronishe aba FDL batashye benshi cyane, ndetse n'imiryango yabo. Bwana Fabrice, bazanwa mu Rwanda cyane rwose kwira koronishe murababona. Urabizi ko mu gihe cyashize munsi w'ejo twe twatangaje amakuru y'uko aka FDL kashobotse mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri nkuru twatambukije ejo, abantu ntago bari bagira ngo ni ibihuha cyangwa se ni ya makuru abantu bapfa kuvuga, ariko umusaruro w'ibyo twari twatangaje ejo, amakuru wenda abasore bajye kureba aya makuru. Twari twavuze yuko muri Goma hafatiwe intwaro nyinshi, ariko uramutse urebye uburyo amakamyo arimo gutunda FDLR, ukareba uburyo bambaye, ukareba abantu uburyo bafashe mu munsi umwe, ukareba cya gikorwa twari twavuze, mu by'ukuri biragaragara ko umujyi wa Goma wari wugarijwe. Bwana Fabrice, Bwana Richard, icyo abakunzi bamuhabura bamenya nuko ino Muhabura TV icyaho amakuru yizewe 100%, amakuru yose yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazajya bayashakira hano rwose, kuko biragaragara yuko ibyo wavuze byose 100% byakomeje kugaragara. Bwana Richard, unyemerere nongere nkubaze aya makuru nk'umuntu uri kuri teri, haranavuga yuko M23 yaba yafashe amabandi ndetse n'intwaro. Aya makuru yo yaba ariyo? Aya makuru rwose ubu tuyavugana muri komini ya Karisimbi. Uyu munsi urabizi ko ku itariki 10 kuwa gatandatu ariho haba umuganda wa Sarongo. Ndagira nkubwire yuko ibyabaye uyu munsi byo urona byabaye ibintu by'uruhurirane. Mu by'ukuri ibyabereye kuri Stade d'Unité ni nabyo byabereye muri Karisimbi, aho abaturage bagera mu bihumbi 10 cyangwa se ibihumbi 15 bari bitabiriye umuganda hari aho bawita Sarongo. Ubu kugeza ubu ngubu umujyi wa Goma wagarutsemo isuku igaragara. Abaturage bari baje ari ku bwinshi, niho umuyobozi Julien w'umujyi wa Goma yagaragaje imbunda nyinshi zafashwe, zambuwe amabandi, zambuwe abantu bateshaga umutekano muke, ndetse ajya n'ibyo asaba abaturage. Arababwira ati mureke mbabwire, niba mushaka amahoro muduhe amakuru natwe tubahe amahoro. Abaturage bamukomeye mu mashyi, berekana ayo mabandi, ndetse banagaragaza uburyo tekinike yakoreshwaga mu by'ukuri bw'ayo mabandi, aho bafataga imbunda bakazicamo uduce. Yego, mu by'ukuri ku ino tariki muri Ndosho hagaragaye yafashe imbunda mbere y'abaturage, arayizamura ayishyira hejuru, arababwira ati nimwumve baturage, aba bantu twafashe mwabanaga nabo, nimwe bibaga, ariko nimurebe uburyo bafata imbunda bakazica. Bafata imbunda ati bakayica umunwa, bakayica ikibuno, ati hanyuma kugira ngo bajye bano ko bazitwara ninjoro, bambaye ku manywa cyangwa se ninjoro, bakazambarira ku makote bakazigendana. Ni ukuvuga ngo baturage bahanga mu mujyi wa Goma, icyo twebwe tubasaba ni kimwe, nimuduhe amakuru twebwe tubahe amahoro. Arababwira ati niko nongere mvuge nsubiremo, niba mwifuza amahoro nimutupatie habari na sisi tuwapatie amani. Katembo Julien mu by'ukuri yatanze ubundi butumwa buhambaye. Yabwiye abaturage bandosha, arababwira ati murabizi umutekano wari muke aha ngaha, murabizi ko hari Wazalendo, FDL n'abandi bagikomeze kwihisha, mwebwe nimuduhe amakuru twebwe tubahe amahoro. Mu by'ukuri ibintu byabaye uyu munsi mu mujyi wa Goma, Bwana Fabrice,
kubivuga ntabwo uzaho umuntu yabihera ni amakuru ndananiwe urabizi ni amakuru tuzabona tuba amakuru arambuye byinshi bari buze kubyibonera mu mavideo turi buze kuyakoresha wenda ariko nagira ngo nkubwire ko umusaruro uyu munsi wabonetse mu rwego rw'umutekano mu mujyi wa Goma twavuga niba yuko abaturage bashobora kuryama bagasinzira ikindi nakubwira nuko muri aba bantu bari bitabiriye umuganda w'uyu munsi ndetse bagaragaza nayo mabandi nizo bibaga bagaragaza nizo mbunda zabo nyuma y'izo FDL tumaze kuvuga nuko urubyiruko rugera mu bihumbi rwasabye kwinjira mu mutwe wa AFCM 23 aho bari bafite ibyishimo byinshi barimo kuririmba bati AFC duhe ububasha natwe turwanire igihugu cyacu mu by'ukuri mu bana bari mu basore bari bitewe kujya mu Rumangabo ku myitozo bavuze bati reka tubabwire dusige tunatanze n'ubutumwa twebwe tugiye ku ikosi tugiye kwiga igisirikare cy'umwuga turagira ngo tubwire ababa basigaye ahangaha bagitanga umutekano mukeya mu babyeyi bacu natwe tugiye kwiga tuzagaruka tuzabifatira mu by'ukuri uyu munsi byari ibyishimo bikomeye ndetse icyizere nuko cyagaragaye mu baturage ba Goma Bwana Fabrice yego Bwana Richard ibintu M23 irimo irakora biragaragarira n'umwana w'amezi 6 rwose cyangwa se w'umwaka umwe n'akabiri biragaragara yuko M23 irimo irongera imbaraga mu maoperasiyo irimo irakora kuko birumvikana umaze kutubwira amakuru yuko yafashe bamwe mu barwanyi ba FDL yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ndetse ikanagerageza gufata amabandi ndetse n'intwaro zimwe na zimwe zigiye zitandukanye wowe nk'umunyamakuru ukurikirana politike hafi cyangwa se by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara iri kuhabera urabona M23 ari ibihe banga iri gukoresha ni iki kiri kuyimotiva kugira ngo yongere imbaraga mu kurwana ndagira ngo nkubwize ukuri Fabrice mino misi ishize muri amezi ashize umujyi wa Goma rwose waruhangayikishije ntabwo abaturage bari batangiye kugenda batakarize icyizere AFCM 23 kubera yuko bonaga yuko abantu batorwa kuba abayobozi mu baturage FDLR na Wazalendo na FARDC bihishe mu baturage ndetse no muri ayo mashyamba bazaga bakabica muri ejo bundi nk'igihe cyo kuri Ndosho haraho baje bikira ahantu hamwe mu rugo rumwe bicamo abantu 10 mu by'ukuri n'icyo kintu wabonaga ko giteye isoni wabonaga ko abaturage ninjoro bataryama ngo basinzire amasasu yaragavuga amanywa nijoro nk'ejo bundi muribuka neza ko bagabye igitero mu mujyi wa Goma gikomeye cyane bazanamo amadrone bazanamo ibintu bikomeye abantu batangira kwikanga neza ko Goma igiye kongera gufatwa rero iki ngiki cyasaga nk'aho ari igisebo kuri AFCM 23 niyo mpamvu yafashe iyi ngamba kugira ngo igarurire abaturage icyizere mu by'ukuri iyo urebye nk'uko twari twabivuze ko hatangijwe igikorwa gikomeye cyo kuvuga ngo bagiye gusaka abaturage bari bamaze iminsi bavuga bati se hano mwadushyiriho pozisiyo ndetse abaturage batinya gutanga amakuru y'aho FDLR iri batinya gutanga amakuru y'aho FARDC iri aho Wazalendo iri ariko mu by'ukuri umutekano mu by'ukuri muri Goma rugeramiwe wasaga abasirikare ba FCM 23 bakora patrouille na FD nayo igakora patrouille FARDC nayo igakora patrouille dore ko basigaye basigaye bambara imyenda isa rero byari ngombwa yuko bagomba gushyiraho itandukaniro ryo kugira ngo abaturage bongere bagarurire icyizere mu by'ukuri by'umusaruro rero watanzwe umusaruro urimo kugenda ubonwa urabona nk'ejo bundi bwo batangizaga juri yatangizaga cya gikorwa agaragaza imbunda zifatwa mu baturage bavuze yuko ubu ngubu ku munsi barimo kugenda babona imbunda hagati y'ijana n'ijana 130 ku munsi urumva rero ko cyari igikorwa gikomeye cyane urumva ko kugira ngo abaturage bongere bayiyumvemo mu by'ukuri byari ibintu byabasabaga yuko iki kintu byagomba gukora kugira ngo ibikorwa by'ubucengezi byakorwaga mu mujyi wa Goma ndetse n'ubujura n'ubusahuzi bwaberagamo bwongere bube hari aho wajya kubona ukabona FDL na FARDC bagabye ibitero ku modoka za M23 ibyo rero byasanga nkaho bitagaragarira abaturage neza mu by'ukuri mu mujyi wa Goma aho kugeza ubu ngubu umujyi wa Goma uratuje ibikorwa birakomeje abantu barishimye uyu munsi ibyishimo byari byinshi abantu bifuza kwinjira muri AFCM 23 abasore ababikwerera abagabo abasaza abagore inkumi mbese ubona ko ari ibitangaza kubona ayo mabandi yafashwe
kubona batangiye gutinyuka kwerekana imiryango y'ama FDLR aho iherereye, batangiye kwerekana gufatisha zino FDLR zafashwe, kubona aho abasirikare bagera muri magana ba FARDC bafashwe. Mu by'ukuri byari ibyishimo kandi no ko umutekano urimo kugenda ugaruka mu mujyi wa Goma. Ni ibyishimo bihambaye, ni breaking news kweri nk'uko Wiringoma yabigaragaje. Ariko icyo nabwira abanyarwanda nuko bagomba kwitegura FDLR nyinshi zigomba kwezwa mu Rwanda ndetse n'imiryango yazo, haba kuwa mbere haba kuwa kabiri. Mu by'ukuri amakuru yo muyitege, kandi mu by'ukuri umugambi wabo urakomeje gukomeza gusaka. Aho basatse uyu munsi, ndumva ejo ho bashobora kuzafata abandi barengaho ndetse n'imbunda zirenzeho, dore ko abaturage noneho batangiye gutinyuka. Bwana Richard, ndabona amasaha yenda guhuza imyambi, ukeneye no kuruhuka ndabisobananiye kugira ngo ejo uzabone uko utugezaho breaking news ndetse n'amakuru azaba ari kubera ngo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa unyemerere soreze kuri iki kibazo kivuye ko Perezida Ndayishimiye ngo yasabye imbabazi abo yahemukiye bo muri South and Nord Kivu. Ibyo bintu byabaye byo koko, niba ari byo babyakiriye gute? Ayo makuru rero yo ni amakuru yiri watambuka hirya no hino, ariko nta tangazo official ryigeze rigaragara. Ntago ari ibintu byoroshye. Gusa hari amwe mu makuru yatambutse ariko ku mbuga zisa nkaho zizewe. Hari aho umwe yagize gucyarandika ngo uzi ko byari byakomeye, Perezida Ndayishimiye Evariste yamaze gusaba imbabazi aba yahemukiye, cyane cyane abo muri Sud Kivu na Nord Kivu, kuvaho AFC M23 twirwaneho ikubitiye abarundi, FARDC Wazalendo na FDLR kuva yagera Nyangezi mpaka Mishenyi. Batangiye guhunga noneho berekeza Kaziba. Ndayishimiye yasabye atakamba ko batakwambuka ngo binjire i Burundi. Ubwo busabe bwe bugomba kujyana n'ubushake bwo gukora ibyo bamusabye, natabikora abasore bazamusanga i Bujumbura. Rero ibingibi byo ni amakuru yagiye yiruka, ariko bya ntanduru ivugira ubusa. Ibingibi iyo biza kuba byabaye nta gihe Perezida Ndayishimiye atabivuga. Mu by'ukuri ntago niba ubyibuka neza, abasirikare be bicishije abantu ku nturo ubwo bari muri EAC. Abasirikare icyo gihe abaturage baratwikirwa, urabona ibirimo kubera za Minembwe, urabona ibirimo kubera ahantu henshi hagiye hatandukanye muri za Fizi, ukuntu abanyamurenge bagenda bapfa. Mu by'ukuri rero ubu bwicanyi bwabaye n'ubwicanyi yagakwiye kuba kurikiranwaho. Ntago ari ubusabe wapfa kwikira ngo usabisha umunwa, cyane cyane ko hari benshi bahekuye, imitungo y'abaturage yarariwe, abantu barishwe. Rero ntago ibingibi n'ibyaha bikwiye kuba byakurikiranwa mu rwego mpuzamahanga, n'ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha byo mu ntambara. Ibi kuvuga ngo yaba yasabye imbabazi se, ntago nabishingiraho mvuga ngo yasabye imbabazi abo bantu, sinako yabasaba imbabazi. Kugira ngo aramuke abasabye imbabazi zumvikana, ntago yakabaye kuba cyohereza amabatayo muri Kongo. Ndumva ibingibi byo ari nka ya matiyatire akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ariko aya makuru yo turacyayakurikirana. Nitumara kuyabagezaho kuyabona neza tuzayabageza, ariko nta tangazo riri officiel yaba yashyize ahagaragara, nta n'urukuta rwe rwa Twitter yaba yabitangarijeho. Ariko gusa burya nta nduru ivugira ubusa, kandi nubwo byaba byabaye nta gihe adahora ahinduka. Ari igihe yabona byakomeye yohereza abantu mu Rwanda ngo bumvikane, yohereza. Ikindi nuko atari yabasha gutera n'intambwe ngo yegere AFC M23 ngo ibe yamuha abasirikare be bafashwe barimo M23 iheranye. Icyo ngicyo rero ni ikintu gisa nkaho tutapfa gushingiraho. Abaye koko ibyo bamusabye, urabizi AFC M23 kuva Sadeke yatangiye kuzinga utwayo, abamercenaires bakavayo, yakabaye nawe yarakuye ingabo hariya koko ntacyo zirimo kurwanira, cyane cyane ko barimo kurwana nabo ni abaturanyi, ni abazimyamuriro, nabo basangira bakabisi n'agahiye, nabo bahuje ururimi, ni abavandimwe, barashakana. Ibyo ngibyo rero reka two kubishingiraho cyane, amateka azabyisobanurira. Kandi nakomeza koko gukomeza kubashota no gukomeza kubarasa aho bamukuye mu birometero 100 kuba bagera i Bujumbura mu birometero bingahe, intambara iko bakomeje kubarasaho, byo byazakomeza gukorwa niba ntacyo ahindutseho. Yego. Ikindi nakubwira we ntaribagirwa Vice Guverineri wa Sud Kivu bamwita Dunia, yamaganye imiyoborere mibi, anasaba ko habaho impinduka bwo yaganiraga n'abaturage. Urabizi ko ejo mu gace ka Warungu bari bashyizeho abayobozi, yagaragaje avuga yuko atakwizera Kinshasa
agaragaza abaturage bavuka Walungu bakomeye ndetse harimo n'umugore wa Perezida Kisekedi. Aravuga ati iyo baza kuba baradukunze ntago umuntu wabashatsemo kuba umugore wa Kisekedi avuka Walungu, hakaba nta mihanda ihari, nta mazi ahari. Visi Guverineri Dunia rwose mu mwambaro mwiza wa gisirikare yahuje urugwiro n'abaturage. Avuga bamwe mu bayobozi bakomeye bavuka muri Walungu bari mu butegetsi bwa Kongo ariko batabari ku icyo babamarira. Abaturage bamuhaye amashyi, abasore benshi binjira muri AFCM 23. Mu by'ukuri naho hari show no muri Sud Kivu rwose uyu munsi ibintu byiriwe bikomeye. Abaturage bavuga ati mpaka Kinshasa, baravuga bati iyo nk'umuntu twashingiye Kisekedi, iyo washingiye umuntu aba ari inshuti yawe, aba ari umuvandimwe wawe, ntabwo yakwiye kuba twita abanyarwanda, agiye kuba umunyarwanda wakabaye kuba umunyarwanda ko yabashatsemo. Mu by'ukuri na Dunia yajyanye ikiganiro gikomeye kandi kiryoshye no mu baturage bo muri Walungu. Bwana Fabrice, unyemerere dusoreze iki kiganiro cyacu ahangaha, tugusabe kudukurikiranira kugira ngo ku munsi w'ejo tuzabone andi makuru tugeza ku bakunzi bacu. Ndabizi badukunda ari benshi mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, gusa turabasaba ko batugaragariza urukundo badukorera subscribe, like, share na comment, ndetse banadutera inkunga kuri iyo nomero babona kuri screen yabo. Bwana Richard, uri umwe mu bantu bamaze iminsi dukurana ikiganiro ndetse banaduha n'amakuru agezweho tutasanga ahandi. Njyewe ubwanjye umugira amakuru nkumva ngize share de pour. Ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Yego.